muhaye ikaze nanone kuri Bansi Live TV. Uyu ni wamwe mwese mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe. Turakomeje mu byigisho byiza by'ubuzima by'urukundo. Turarebera hamwe ibintu 10 utagomba gukorera umugabo, cyane cyane umugabo mutari mwabana. Turifashisha igitangazamakuru cya Samantha Polpiglia cyo kwa 27 z'ukwa mbere 2023. Buriya abantu benshi mu mubano iyo ugenda ubiha uko bwije nuko bukeye biba byatewe n'imyitwarire umuntu umwe mu mubano aba yagize. By'umwihariko abakobwa n'abagore bagira amarangamutima menshi, hari ibintu batajya bitangiraho. Niyo mpamvu rero ibi bintu uko ari 10 uko ngiye kubivuga, iyo ubikoreye umugabo, iyo ubikoze uri kumwe n'umugabo ukunda, wibwire yuko nawe agukunda, hari igihe agucika akakurekura rwose ugasigara uririra mu myotsi. Ibi bintu uko ari 10 nagira ngo mubikurikire, mu nyandikire, mumbwire koko nibi bintu atari byo. Hari abantu batajya bumva video bareba titre nk'uku nguku bagahita bihutira muri comment bajya gutukana. Nagira ngo rero umuntu ushaka gukora comment wese ajya abanza yumve video. Niba wumva udafite umwanya wo kumva video rwose ntugakore comment y'ibintu tumvise, nibyo byaba ari byiza. Ikintu cya mbere uramenye kandi kirazira kikanaziririzwa: kwiyibagirwa, kwitanga ugakabya, ukaboneka 5 kuri 5 ku mugabo, ukamuha igihe cyose utiyitaho wowe ahubwo ari we urimo kwitaho gusa. Umugabo rero iyo ukomeza umuha umwanya cyane ntabwo asigaye akubona nk'umuntu w'agaciro ufite, mbese umuntu yabona nk'agaciro nyine. Ubundi izahabu na diyama biragora kubibona, nta nubwo ushobora kwinjira mu nganzo ngo uhite ubigwaho, uhite ubicukura ubibone. Niyo mpamvu rero n'umukobwa cyangwa n'umudamu mu rukundo uhora uboneka akitanga cyane agakabya, ntabwo aramya urukundo. Umugabo aragira akamuramirwa akigendera. Ikintu cya kabiri, uramenye gushyira umugabo hejuru cyane, kumushyira kuri pedestal hejuru hariya cyane. Ibyo bintu bituma umugabo nanone akurebera hehe munsi mu gihorihori, agureba mu gihorihori. Imyitwarire yose rero ugomba kumugiraho, imyitwarire igaragaza neza yuko uwo mugabo adahari kutabaho. Ndetse hari n'abakobwa n'abadamu atinyuka akabibwira umugabo ati rwose tutari kumwe tutabanye napfa, nakubonye napfa rwose sinabaho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo umugabo abizi neza yuko mutari mwabana, akabona neza yuko umwereka yuko ari we buzima bwawe, yuko utamubonye wapfa, abasha kutakubaha. 3, guhinduka kubera uwo mugabo ukunda. Akakubwira ati sinshaka kwambara ibi ukaba urabiretse, sinshaka kurya ibi ukaba urabiretse, sinshaka kusengera ha ukabirabiretse, ngo nuko umukunda. Nshuti yanjye, ibyo bintu birashira. Umugabo ugukunda agomba kukwakira ukuri, akaha agaciro uko wambara, uko usokoza, agaciro imirire yawe akayiha agaciro, Imana uko uyisenga akabiha agaciro. Abasha kwikonforma kuri wowe, cyangwa se mo kimwe akaguha bwigenge nawe ukaba nkawe nyine ukagenda uko ushaka. Rero nuzibona urimo kugenda ureka ibintu byinshi ukunda kubera uwo mugabo, uzashiduka rwose atanagukunze rwose. 4, kumukemurira ibibazo byose, ukamubera nk'umwinfirmiere, umuganga. Mbese akantu kose ukamwitaho bose ugakabya, mbese umubera umwinfirmiere cyangwa ukamubera nka mama we. Ibaze inshingano mama w'umuntu abasha kugira, nawe akari kumwitaho nkaho ari umuhungu wawe cyangwa se uri nka mama we. Nta mugabo ukunda umugore umubera mama wiwe, umubera umwinfirmiere, umubera umuganga. Cyane cyane n'abagabo cyangwa se abasore bahorana ibikomere byo mu mutima, iyo ukunda kuba nkwihoreze ntabwo abikunda, ntabwo bikora, ujya gushiduka ugasanga rwose ibintu byabikubihanye. 5,
kureka byose kubwe, ukareka akazi kubera we, ubwo ati reka akazi ukabura karetse, reka kwiga ukabura biretse, ibintu byose by'inzozi zawe ukabireka kubera we. Ibi bintu iyo ubikoze n'ubundi umugabo akomeza kurira mu gihorihori ko nta bwenge ufite, ko nta n'ikintu umaze. Ubundi umugabo ugukunda aha agaciro ibyawe, agaha agaciro inzozi zawe, akanagufasha no kuzigeramo bitagoranye. Icya gatandatu, kumuha amakado arenze ubwenge, amakado ahenze cyane. Umugabo mutarabana ukikora ukamugurira isaha ya zahabu, ukamugurira amatebe yo mu nzu, ukamugurira ibitanda, ukamwambika imyenda myiza, ari wowe ubigura, uba wabicuritse nshuti yanjye. Umugabo ubundi gukunda ni ufata inshingano kuba yakwita ku mugore akunda. Wowe rero niba utangiye gutangira ukajya umuhereza impano, ngaho wahashye n'ibyo kurya ukabura mushyiriye ukajya kubiteka, rwose ntuzishuka yuko ibyo bintu muhawe hari ikintu bizakongeraho amanota, aho kurushaho kubimuha azajya aba amwiza, ubundi agende ibyo bintu by'amatebe n'amatanda n'ibiki byose wamuhaye bitahwemo n'ubundi mukobwa yihebeye rwose, wa wundi umugora nyine. Wowe rero wowe umugore woroshye rwose cyangwa umukobwa woroshye, nta kintu byakumarira, nta n'ikintu bizakugezaho. Icya karindwi, kumubwira ibihombo bye, kuko uhora umwibutsa intege nke ze, ibintu bimunanira. Ibyo byose bituma yumva ko atari umugabo. Icyo gihe rero iyo mukomezanyije arabikwishyura. Niyo mpamvu rero uramenya utazajya ubwira umugabo ibintu bitagenze neza kuri we. 8, kumubaza avi kuri buri cyose, kumubaza uko byumva, uko abitekereza kuri buri kantu kose. Niba uri umugore ndetse munabana mu rugo, wa mugore ukunda kubaza ese nteka inkoko, ese nteka umuceri, ese nteka umujumba, ese njye gusura uyu n'uyu, ese nambara imyenda itukura, ese nambara umukara, ese nkora ibi n'ibi. Ikintu cyose iyo ubaza umugabo ukamubaza avi yiwe, rwose nta manota biguha. Ugomba kuba uri umuntu uri responsible, ufite inshingano nawe. Hari ibintu wakora ukamumenyesha ko ugiye kubikora, ariko ubundi ari nk'umuntu munabana bwo muri hasi mukanapangana. Ariko iyo bibaye ngombwa ko ubonye ikintu kihutirwa ugomba kuba wakora, si ngombwa yuko umubaza avi, ahubwo uramumenyesha ko ugiye kugikora, nawe anezezwa nuko utamuha imitwaro imuremereye buri kanya umubaza buri kantu kose. 9, kwanga inshingano ziremereye ngo kugira ngo utamubabaza. Hari abagore rero baba bakora nk'akazi runaka, bakabaha amapromotion mu kazi, akavuga ati se ubu ningenda bakangira wenda nka manager w'ikintu runaka, bakangira nka umuyobozi runaka mu kazi runaka, bakamuha mission ikomeye cyane irenze, umugabo wanjye ntazabyemera, umugabo wanjye rwose byatuma bigenda nabi. Ubwo rero ni wanga inshingano kubwe, n'ubundi uzashiduka nta munezero ubigiremo, kuko ntuzabikora kuko ubikunze, uzabikora kubwe, bitume none uhora ubabaye bitewe nuko udakora ibyo ukunda kubera umugabo. Rero umugabo iyo wamumenyereje yuko ibintu byose ubireka kubwe, n'ubundi uzajya uhora uvunika cyane. Icyanyuma, kutagira ibanga, ukavuga buri kintu cyose n'ibitamureba byose. Iby'iwanyu byose ukaba wabivuze, ubukene bwanyu ukaba wabivuze, ibintu byose ukabivuga, iby'inshuti zawe, aho ugenda hose ukavuga. Hari ibintu biba bitari ngombwa kuvuga, kuko ibyo bintu iyo ubivuga kenshi nibyo bintu azagukubitisha bibaye ngombwa. Rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ibi bintu bicunge neza, nubikora neza rwose, ukaba wowe ukiyitaho ukikunda, ubundi ukajya ukora ibintu byose mu buryo bukwiye, umugabo arabikubahira. Upfa kuba utamusuzugura, ariko nubukora ibintu kubera umugabo igihe cyose kubera we, nawe ubwawe uzananirwa, kandi nawe uzajya gushiduka ubone nta manota ubihabwamo, ahubwo uzasange nk'umugabo mutari mwabana, ukurushaho kumukorera ibyiza niko arushaho kuguhunga, yirukanka inyuma y'abandi nabo bamwe bamugora kubona. Rero mubimenye neza yuko umugabo ni umuhigi. Mbisubiremo icyo kintu nzakivuga mpaka mucyumvishe mugihaye agaciro. Umugabo ni umuhigi bakobwa, umugabo ni umuhigi badamu. Igihe cyose umugabo abazi icyo ashaka mu rukundo, ntuzirukanke ku mugabo. Umugabo ahubwo niwe ugomba gufata iya mbere, agakora nk'umugabo nyine, akabasha nyine kwereka yuko mubasha no gukomezanya. Ntuzishyire mu myanya rero, uko niyo ushyira mu myanya ugakora ibino bintu byose kugira ngo unezeze umugabo, uzashiduka atanezerewe, ahubwo anezezwa na wa mukobwa cyangwa na wa mugore umwe atabona uko yiboneye. Rero nshuti yanjye, kwirinda biri kutakwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba umushya kwica no kora like, ura subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangira ibyiciro inshuti n'abavandimwe.
iki giciro kwa namwe kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe naho utaha muri video ikurikira. Bye bye.